Yes, ni dutemberane na Today 250 nk'uko bisanzwe muri ya gahunda yacu nyine tugenda tubatembereza ahantu hagiye hatandukanye. So uyu munsi twagarutse ahantu ndizera ko atari ubwa mbere muhabonye, nagari ubwa mbere tuhatembereye, ariko hari impamvu nyamukuru yindi yatumye uyu munsi duhitamo kuhagaruka. Turavuga tuti reka tuze tuhatemberere turebe uko bimeze, uko byifashe. Ngira ngo muri kubibona ko hasa neza cyane, ngira ngo muri kubibona ku mashusho. Icyo nzi cyo udaheruka i Kigali nkakubwira ko ahangaha ari mu murenge wa Gitega, hahandi hahoze hitwa Cyahafi. Biragoye ko wabyiyumvisha, ariko niko bimeze. Ngira ngo uri kubibona ko hano ni mu Cyahafi. Aha mpagaze ni ku ibuga ry'inka muri ya masangano, kuri wa muhanda. Uyu muhanda ngira ngo uyu muhanda reka mubereke. Uyu muhanda ni umuhanda wambukiranya ku ibuga ry'inka uzamuka hakurya Kimisagara. Ahangaha ngira ngo mubibona ko ni ku ibuga ry'inka. Abantu muheruka i Kigali kera ntabwo biza koroha ko muhamenye. So impamvu nyamukuru rero yatumye uyu munsi tuvuga tuti reka tugaruke gutemberera hano hantu, dore niyo ngiyo impamvu nyamukuru. Dore niyo ngira ngo muri kubibona neza cyane ko ari haruguru y'ibuga ry'inka, neza cyane. Ubu ngubu naho hamaze gusenywa tayari, bamaze kuhasenya, ngira ngo muri kubibona. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye tuvuga tuti reka tuze dutembere turebe ese koko ya gahunda yarangiriye hariya. Hari abantu bari bazi ko nyine bizarangira kuri hariya amazu yonyine bubatse, ariko ibintu birakomeje, gahunda irakomeje. Ngira ngo muri kubibona ko abantu bose bari batuye muri aka gace bamaze kwimurwa amazu yabo, dore arimo gushyirwa hasi kugira ngo naho hubakwe amazu y'icyitegererezo ajyanye n'igihe. So twagomba kuhasura rero uyu munsi tukareba uko bimeze n'uko byifashe. Ngira ngo nk'uko muri kubibona ku mashusho ko ni iruhande neza rw'imidugudu yabanje. Urabona ko ni ku ruhande rw'iyi midugudu. Abantu benshi bari bazi ko bizarangirira kuri iyi midugudu gusa, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko ni gahunda izafata uyu murenge wa Gitega wose kugenda ukagera mpaka kwa Mutwe. So rero aya mataje akimara kuzura, abantu benshi batekereje ko birangiye, nyine bavuga bati n'ubundi ubwo biragarukira aho ngaho, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, ahubwo gahunda irakomeje. Ngaho tekereza ahangaha nimba hameze gutya, noneho n'iki gice kindi nacyo kikaza kubakwa, nacyo kizubakwa muri ubwo buryo, n'ubundi gishyirweho amataje. Ngira ngo urabona ko umuntu wese azajya atunguka Nyabugogo ahita abona ko koko ari ahantu hasa neza cyane, hameze fresh. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo nimba utaherukaga i Kigali, reka nk'updating ko ahangaha ku ibuga ry'inka, ni uvanga amataje azaba ahereye guhera Nyabugogo aho bahoze bita muri Marato, hirya y'iya abantu ukaza ugatambika aha hose ukuntu hari hasigaye, hano hose naho ni amataje agiye kubakwa, agiye kuza agahita yunganira ahangaha. Ubundi umurenge wa Gitega ugakomeza. Aka gace rwose nta muntu watekerezaga ibi bintu, nta muntu warotaga ibi bintu ko bishoboka ko byagenda gutya, ariko nyine icyo bita iterambere n'ubuyobozi bwiza buba buri gukorera abaturage ibibakwiriye. So aha hose rero naho hamaze gusenywa, hakaba naho hagiye kubakwa amataje. Ubundi azahita agenda agafatana na yandi ari hariya hirya. Ngira ngo nk'uko muri kubibona ko abantu bo bamaze kwimurwa, byararangiye. Ubu igisigaye ni ukuzana imashini igahita itangira kuharinganiza, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ku bantu batazi hano hantu, aka gace ni agace karinganiye n'ibuga ry'inka, gaturanye n'ibuga ry'inka neza rwose. Ngira ngo abantu bazi akajagari n'umwanda n'utuzu duciriritse twabaga hano hantu, ariko kuri ubu ngubu ubona ko naho nihamara kubakwa hazaba ari ahantu hameze neza cyane, hazaba ari ahantu hasa neza cyane, ku buryo rwose tubona ko bizahita biha umurenge wa Gitega indi sura idasanzwe, indi sura nziza ihambaye. Nyamara kubibona ko doni haturanye n'ibuga ry'inka, ni mu ibuga ry'inka. Abantu muheruka i Kigali kera
rwose aka gace ngira ngo murakazi ko kari kamwe mu duce duciriritse cyane, uduce twari turimo amazu ubona atajyanye n'icyerekezo, ariko kuri ubu ngubu ngira ngo bari kubona ko bamaze gushyira hasi. Ni ukuvuga ngo amataje azaba ahereye Nyabugogo, turuka hariya hirya abantu ugatambika, aha hose ni amataje agiye kuhajya, ubundi ukagenda ugakomeza ugahita uhura na hariya handi nk'uko bisanzwe, nk'uko n'ahandi hose byagiye bigenda. Ni ukuvuga ngo abatanze ubutaka bari basanzwe bafite ubutaka hano hantu nibo bazaherwaho mu guhabwa ingurane cyangwa gutuzwa muri ayo mazu. So ngayo nguko rero, gumana natwe nyine tugende tugutembereza tukwereka uko bimeze hirya no hino. Hahoze hitwa mu Cyahafi, ariko ubu ni mu murenge wa Gitega, kose nyine na ka Cyahafi ntikaburamo kaka ariko abantu benshi bazi, ariko ni mu murenge wa Gitega, hahoze hitwa Cyahafi. Ka gace kahoze kari munsi ya gereza, ngira ngo muri kubona ko hateye amabengeza. Imwe mu mpamvu rero zatumye uyu munsi twongera kuhasubira ni ukubera ko uyu mudugudu ugiye kwagurwa. Abantu benshi barabibonye bagira ngo bya bindi nyine biragarukira aho ngaho, ubwo nyine ahandi se bizaba ryari. Abantu nyine bagatekereza ko ari ibintu wenda byarangiye cyangwa bizaba kera, ariko ubu tuvugana ubu ngubu niyo mpamvu twahisemo kongera kuhagaruka kugira ngo tubereke ko aha hantu hari kugenda hagurwa. Ngira ngo muri kubibona hirya gatoya ko naho hamaze gusenywa iki gice cyo ku ruhande hano gutya hose. Iki ni igice giteganye neza n'ibuga ry'inka, niko hahoze hitwa. Iki gice cy'ibuga ry'inka nacyo cyose cyamaze gusenywa. Ayo mazu ari inyuma hirya muri kubona, aho ni mu murenge wa Muhima, ariko aha habanza hose naho hamaze gusenywa, ku buryo hagiye naho kubakwa amazu meza nk'aya ngaya ari muri iyi midugudu. So niyo mpamvu uyu munsi twavuze tuti reka tuhasure, reka twongere tuhabatembereze turebe uko bimeze, mu rwego rwo kugira ngo twongere tunabibutse ko twongeye kugaruka muri dutemberane na Today 250. So muri kubibona rero ko abari batuye hariya hose bamaze kwimurwa ndetse n'amazu yabo yamaze gusenywa. Ubu igisigaye ni uko batangira ibikorwa byo kuhasiza neza no kuharinganiza kugira ngo naho hatangire hubakwe amazu meza ateye amabengeza nk'aya ngaya yubatswe mbere. Jyaho hasi muri komenti uduhe igitekerezo cyawe, utubwire aho wifuza ko twazagutembereza ubutaha ndetse n'ahandi hose waba wifuza ko twagenda tukugerera tukwereka ibintu bidasanzwe utaruzi. Ngira ngo uri kubibona neza ko abari batuye hano hose bamaze kwimuka. Yes, ni dutemberane na Today 250 nk'uko bisanzwe muri ya gahunda yacu nyine tugenda tubatembereza ahantu hagiye hatandukanye. So uyu munsi twagarutse ahantu ndizera ko atari ubwa mbere muhabonye, ntabwo ari ubwa mbere tuhatembereye, ariko hari impamvu nyamukuru yindi yatumye uyu munsi duhitamo kuhagaruka. Turavuga tuti reka tuze tuhatemberere turebe uko bimeze, uko byifashe. Ngira ngo muri kubibona ko hasa neza cyane, ngira ngo muri kubibona ku mashusho. Icyo nzi cyo udaheruka i Kigali nkakubwira ko ahangaha ari mu murenge wa Gitega, hahandi hahoze hitwa Cyahafi. Biragoye ko wabyiyumvisha, ariko niko bimeze. Ngira ngo uri kubibona ko hano ni mu Cyahafi. Aha mpagaze ni ku ibuga ry'inka muri ya masangano, kuri wa muhanda. Uyu muhanda ngira ngo uyu muhanda reka mubereke, uyu muhanda ni umuhanda wambukiranya ku ibuga ry'inka uzamuka hakurya Kimisagara. Ahangaha ngira ngo mubibona ko ni ku ibuga ry'inka, abantu muheruka i Kigali kera ntabwo biza koroha ko muhamenye. So impamvu nyamukuru rero yatumye uyu munsi tuvuga tuti reka tugaruke gutemberera hano hantu,
dore niyo ngiyo impamvu nyamukuru, dore niyi ngira ngo muri kubibona neza cyane ko ari haruguru y'ibuga ry'inka neza cyane. Ubu ngubu naho hamaze gusenywa tayari, bamaze kuhasenya ngira ngo muri kubibona. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye tuvuga tuti reka tuze dutembere turebe ese koko ya gahunda yarangiriye hariya. Hari abantu bari bazi ko nyine bizarangira kuri hariya mazu yonyine bubatse, ariko ibintu birakomeje, gahunda irakomeje. Ngira ngo muri kubibona ko abantu bose bari batuye muri aka gace bamaze kwimurwa amazu yabo, dore arimo gushyirwa hasi kugira ngo naho hubakwe amazu y'icyitegererezo ajyanye n'igihe. So twagomba kuhasura rero uyu munsi tukareba uko bimeze n'uko byifashe. Ngira ngo nk'uko muri kubibona ku mashusho ko ni iruhande neza rw'imidugudu yabanje. Urabona ko ni ku ruhande rw'iyi midugudu. Abantu benshi bari bazi ko bizarangirira kuri iyi midugudu gusa, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko ni gahunda izafata uyu murenge wa Gitega wose kugenda ukagera mpaka kwa Mutwe. So rero aya mataje akimara kuzura, abantu benshi batekereje ko birangiye nyine, bavuga bati n'ubundi ubwo biragarukira aho ngaho, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, ahubwo gahunda irakomeje. Ngaho tekereza ahangaha nimba hameze gutya, noneho n'iki gice kindi nacyo kikaza kubakwa, nacyo kizubakwa muri ubwo buryo n'ubundi gishyirweho amataje. Ngira ngo urabona ko umuntu wese azajya atunguka Nyabugogo ahita abona ko koko ari ahantu hasa neza cyane, hameze fresh. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo nimba utaherukaga i Kigali, reka nk'updating ko ahangaha ku ibuga ry'inka, ni uvanga amataje azaba ahereye guhera Nyabugogo aho bahoze bita muri marato, hirya y'iya abantu ukaza ugatambika aha hose ukuntu hari hasigaye, hano hose naho ni amataje agiye kubakwa, agiye kuza agahita yunganira ahangaha, ubundi umurenge wa Gitega ugakomeza. Aka gace rwose nta muntu watekerezaga ibi bintu, nta muntu warotaga ibi bintu ko bishoboka ko byagenda gutya, ariko nyine icyo bita iterambere n'ubuyobozi bwiza buba buri gukorera abaturage ibibakwiriye. So aha hose rero naho hamaze gusenywa, hakaba naho hagiye kubakwa amataje, n'ubundi azahita agenda agafatana na yandi ari hariya hirya. Ngira ngo nk'uko muri kubibona ko abantu bo bamaze kwimurwa, byararangiye. Ubu igisigaye ni ukuzana imashini igahita itangira kuharinganiza, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ku bantu batazi hano hantu, aka gace ni agace karinganiye n'ibuga ry'inka, gaturanye n'ibuga ry'inka neza rwose. Ngira ngo abantu bazi akajagari n'umwanda n'utuzu duciriritse twabaga hano hantu, ariko kuri ubu ngubu ubona ko naho nihamara kubakwa hazaba ari ahantu hameze neza cyane, hazaba ari ahantu hasa neza cyane, ku buryo rwose ubona ko bizahita biha umurenge wa Gitega indi sura idasanzwe, indi sura nziza ihambaye. Nyamara kwibona ko doni haturanye n'ibuga ry'inka, ni mu ibuga ry'inka. Abantu muheruka i Kigali kera rwose, aka gace ngira ngo murakazi ko kari kamwe mu duce duciriritse cyane, uduce twari turimo amazu ubona atajyanye n'icyerekezo, ariko kuri ubu ngubu ngira ngo bari kubona ko bamaze gushyira hasi. Ni ukuvuga ngo amataje azaba ahereye Nyabugogo, turuka hariya hirya abantu ugatambika, aha hose ni amataje agiye kuhajya, ubundi ukagenda ugakomeza ugahita uhura na hariya handi nk'uko bisanzwe, nk'uko n'ahandi hose byagiye bigenda. Ni ukuvuga ngo abatanze ubutaka bari basanzwe bafite ubutaka hano hantu, nibo bazaherwaho mu guhabwa ingurane cyangwa gutuzwa muri ayo mazu. So ngayo nguko rero, gumana natwe nyine tugende tugutembereza, tukwereka uko bimeze hirya no hino. Hahoze hitwa mu Cyahafi, ariko ubu ni mu murenge wa Gitega, kose nyine na ka Cyahafi ntikaburamo kubera ko abantu benshi bazi, ariko ni mu murenge wa Gitega, hahoze hitwa Cyahafi. Ka gace kahoze kari munsi ya gereza. Ngira ngo muri kubona ko hateye amabengeza. Imwe mu mpamvu rero zatumye uyu munsi twongera kuhasubira, ni ukubera ko uyu mudugudu ugiye kwagura. Abantu benshi barabibonye, bagira ngo ni bya bindi nyine biragarukira aho ngaho,
ubwo nyine ahandi se bizaba ryari, abantu nyine bagatekereza ko ari ibintu wenda byarangiye cyangwa bizaba kera, ariko ubu tuvugana ubu ngubu niyo mpamvu twahisemo kongera kuhagaruka kugira ngo tubereke ko aha hantu hari kugenda hagurwa. Ngira ngo muri kubibona hirya gatoya ko naho hamaze gusenywa iki gice cyo ku ruhande hano gutya hose. Iki ni igice giteganye neza n'ibuga ry'inka, niko hahoze hitwa. Iki gice cy'ibuga ry'inka nacyo cyose cyamaze gusenywa. Ayo mazu ari inyuma hirya muri kubona aho ni mu murenge wa Muhima, ariko aha habanza hose naho hamaze gusenywa, ku buryo hagiye naho kubakwa amazu meza nk'aya ngaya ari muri iyi midugudu. So niyo mpamvu uyu munsi twavuze tuti reka tuhasure, reka twongere tuhabatembereze turebe uko bimeze, mu rwego rwo kugira ngo twongere tunabibutse ko twongeye kugaruka muri dutemberane na Today 250. So muri kubibona rero ko abari batuye hariya hose bamaze kwimurwa ndetse n'amazu yabo yamaze gusenywa. Ubu igisigaye ni uko batangira ibikorwa byo kuhasiza neza no kuharinganiza kugira ngo naho hatangire hubakwe amazu meza ateye amabengeza nk'aya ngaya yubatswe mbere. Jyaho hasi muri komenti uduhe igitekerezo cyawe, utubwire aho wifuza ko twazagutembereza ubutaha ndetse n'ahandi hose waba wifuza ko twagenda tukugerera tukwereka ibintu bidasanzwe utaruzi. Ngira ngo uri kubibona neza ko abari batuye hano hose bamaze kwimuka.